fake life. Abantu benshi dukomeje kwibera mu buzima fake life. Akenshi tukaza hano kuri social media kugira ngo twerekane uko tubayeho, ariko inside we are dying. Imbere turi gushira. Abantu bakatubona ko twambaye neza, ko twasohokeye ahantu heza, ko twariye neza. Mu byukuri urashaka kubaho ubuzima bwemeza abandi bantu kugira ngo nawe bagukurikire, ariko mu byukuri rimwe na rimwe hari igihe tubikoreshwa na depression, tukemera kubaho fake life kugira ngo duhishe iyo shusho cyangwa se ubwo buzima benshi batatuziho, noneho tugaragare neza. Ariko se nibyo, reka twigendere kuri iyo nkuru y'abana b'abakobwa batatu. Umva neza niba uri umukobwa cyangwa se uri umusore cyangwa se uri umubyeyi, wumve neza iyi nkuru cyane. Bari abakobwa batatu, yari Jessica, Jamila na Judith. Ariko abo bana bose bayiganye muri kaminuza, bose bari bafite intumbero zitandukanye. Jessica yakundaga kuba content creator cyangwa se gukora utuntu dushamaje kuri social media abantu bakamukurikira. Ariko Jamila we yikundiraga kuzaba umuganga, akavuga reka nige mu byukuri, ndumva nshaka kuzaba doctor, ndumva nshaka kuzavura abantu. Judith we yiberaga muri bwa buzima bw'ubuhinzi, yakundaga guhinga, yakundaga ubuhinzi n'ubworozi, dore ko iwabo ari byo yakuze bibereyemo. Urumva abo bantu batatu bari bafite intumbero zitandukanye, ariko bose bumvaga ko bazakira kandi bakaba abantu bakomeye. Aba bakobwa batatu rero bose nago bagize amahirwe yo gukomeza kwiga. Jessica yaravuze rero ibi nago nabishobora kwiga, guhora depression, abarimu ibiki nago nabishobora, so ngiye kubivamo ngure telefone nziza, ubundi nzajye nikorera content cyangwa se shaka amafaranga mbe nagura kamera ikomeze kumfasha kugira ngo content zanjye zigende neza cyane. Aravuga okay, reka nigire muri ibi ngibi, kugaragara imbere y'abantu, you have to be smart, kwambara neza. Atangira kubona abo bantu bamubwira yuhindura view y'ahantu heza tukubone kuri content creator. Ibyo rero Jessica yabitekerejeho cyane, usiko ari ibyo koko, ukuntu meze, ukuntu ndi mwiza, ni gute nazajya nkorera ahantu hasa nabi? No way, ngiye kuzajya ngerageza kubaho ubuzima bwiza. Urumva Jessica yatangiye kwihingamo ibintu bitamurimo, yatangiye kwereka abantu ishusho itari ye nyayo. Ziba ahantu heza mu mahoteli akakodesha, agakora content kugira ngo abamukurikira bishimire ibyo atanga. Murabizi ko abantu rimwe na rimwe they judge you cyangwa se bakifuza ko uhamera nkabo, ariko iyo tutihanganye rimwe na rimwe tubakurikira tutazi aho tujya. Urumva rero yatangiye kubona calls atandukanye, abamuhamagara, abo hanze mu Rwanda ndetse n'ahandi hose, ati oh my god, you look good, you look gorgeous. Jessica atangira kubona gahunda zitandukanye, atangira gusohoka mu bihugu bitandukanye, guhura n'abakiriya ba content creator bagenzi be. Ubuzima buragenda buba bwiza cyane ku buryo yatangiye kwinjiza amafaranga nawe mu bintu atazi. Ubuzima burakomeza rero, rimwe na rimwe abakiriya bamuhamagara cyangwa se bamubwira ngo ngwino twamamarize, rimwe na rimwe gutaha nibikunde, bikaba byaba ngombwa ko abayo ararayo icyumweru. Aravuga wow, uziko zanzozi zanjye zigiye kubimamo. Jessica rero byarakomeje, mwaka wa mbere, wa kabiri, uwa gatatu, amaze imyaka 5 akoresha social media, nibwo yabonye umuntu umwandikiye kuri Instagram ati Jessica, oh my god, uri mwiza wa mukobwa, uri mwiza naragupfiriye. Ati really? Cyane uri mwiza cyane. Ati se wazaje ukansura, ese utuye? Amurangira, amuhereza address z'ahantu atuye, aramusura. Agezeyo asanga abakobwa bari high class, asanga abasore, abatipe bafite amafaranga. Aravuga wow, this is life. Urumva Jessica atangira kumva ko ageze hahandi yifuzaga. ama Snapchat, TikTok, ahantu hose atangira kohereza video, abantu bamubona bati wow, mbega umukobwa wagafashe. Ati Jessica uzadutware, Jessica bimeze gute? Ati nta kibazo, mwe ni muza nyandikire inbox nzabatwara. Atangira kugira inshuti zitandukanye z'abakobwa, ariko muri za nshuti yagize harimo aba bad girl, kobwa nyine bikundira kunywa inzoga, bamwitabi, ibiyobyabwenge, ariko nanone bakora umwuga w'uburaya. Jessica rero nago yarabizi, yabimenye umunsi bari kumwe, bari guhamagara kuri telefone. Ati ese sheri, ugeze hehe ko nakubuze? Ati ngeze ahangaha. Ati rero ngewe mfite abagabo babiri uyu munsi turi buze kurarana, please nuze kuninza.
Jessica byumvise ati what, abagabo babiri. Urumva Jessica ntabwo ubwo buzima yarabumenyereye. Yego yakundaga kuryoshya, ariko ubuzima bwo kumva ubusambanyi, indaya ntago byari ibintu biri common kuri we. Jessica baramubwira, Jessica rero ni ubuzima twibereyemo, ahubwo bibatangaza kubona Jessica atari muri ubwo buzima bwabo. Ati ese ubu buzima bubayeho gute, kwicuruza n'ibiki byose? Ati Jessica can you afford this iPhone without a man? Batangira kumubwira ibintu byinshi. Uziko Jessica ati my goodness, uziko nasigaye. Ati warasigaye rwose, ubu ngewe miliyoni nyikorera mu cyumweru ndetse narengaho. Ati se nanjye byakunda bidakunda? Ati wowe uri na mwiza, uteye neza, useka neza, why not? Jessica urumva rero yatangiye kumva atangira kumva nyine ko agiye gukoresha bya bindi afite kugira ngo ubuzima bwe buhinduke noneho byanyabyo. Abasore baraza ndetse n'abagabo batwara abakobwa, asigara aho ngaho. Agisigara aho ngaho rero umutipe araza aramuhamagara ati Jessica, wow, njye nkubona kuri social media, kumbe uri mwiza bigeze aho ngaho. Ati yego. Jessica aravuga, bamuhereza amafaranga menshi. Aravuga ibintu ntago nari mbimenyereye, nakuraga amafaranga muri content zanjye, ariko ibintu ntago nari mbimenyereye. Ibyo yabivugiraga mu mutima. Reka rero batandukane, tutarajya kure mwibuke ko hari inshuti bahuriye kuri Instagram. Aramwandikira ati umeze neza Jessica? Ati meze neza cyane. Ati se waza nsanze Dubai ko twagukunze, ndagukunda, ngukurikira ku mbuga nkoranyambaga, so uzaze ibintu byose, bill yose nzayishyura, flight, ibintu byose, ibyo uzarya, ibyo uzanywa byose nzabyishyura. Jessica arishima cyane. Ati njyewe naho nkomoka naho mva, njye hanze. Ibyo ngibyo yabyumvise yihuta cyane. Abwira inshuti ze, guys, ngiye kujya abroad, ngiye guhura n'umusheri wanjye twahuye Instagram. Ati wow, ni byiza cyane. Ati ndatwe dushakira uduhe pass. Urumva bari bamaze kwinjira muri bwa buzima bwo kwicuruza, ariko buri class, kwa kundi kwicuruza online, ariko bagahisha ubuzima rimwe na rimwe babonaga. Abenshi bababona bakabona n'ababiliyoniya, bakabona n'abakobwa bari hejuru cyane, kuko bazaga bavuga ati dufite business, dufite ibi byose, ariko mu byukuri abandi bataza ahantu babikuye. Reka umukobwa n'umukobwa rero atege agende agere hanze. Akigerayo baramufata ku kibuga cy'indege, bamutwarira wa mukire wamuhamagaye i Dubai. Bageze rero akigera mu cyumba muri chambre ya wa musore wamuhamagaye uzi ikintu yabonye? Jessica yabonye abagabo 4, please, abagabo 4 bicaye. Wa musore ati Jessica, ninge twavuganaga, wow, uri mwiza cyane. Ati none ko mbona hano hari abantu 4 kandi nzi ko wamamagaye ari wowe wenyine. Ati uzi ko wasaze Jessica? Urumva ngewe naguhamagara ukava muri Afrika, naguhaye ari amafaranga yose, ari amadolari yose, ukaza gutyo gusa. Shiti yanjye wibwira se ko ari amafaranga nge nayabona? Ngewe personally nkorahe ndinde? Aba bose twayateranyije turaguhamagara, so you have to make us happy tonight. Oh my god. Jessica biramurenga ati ibi ni ibiki? Aravuga nta kibazo, afunga umwuka, aravuga n'ubundi byarangiye, nagize hano na mama hari na data, reka ubuzima nyine ne enjoying. Abagabo 4, please, abo bose nabo yari kuryamana nabo. Mu by'ukuraza nago expectingaga ko abo bantu bose agomba kubasanga muri hotel. Urumva batangira kumuhereza wine, bamuhereza ibyo kunywa, ibyo kurya. Umukobwa amererwa neza, bamutembereza ahantu mu mato, ahantu heza. Niko yafataga snap kereka inshuti bati wow, Jessica natwe tugeze aho hantu. Ariko mu by'ukuri Jessica imbere yarariraga, yari marashira. Ati niki kinzanye hano? Ariko mu by'ukuri agaposting, ariko mu imbere atishimye. Abandi babibona ati wow, mbega umukobwa wagezeyo, atuzaturangire. Ati se mbese mwebwe mugerayo gute? Ariko mu by'ukuri umwana yarari marababara, ari marashira. Uretse kwerekana ibyo bintu byose, amato yaryohewe, amashampanye n'ibindi byose. Urumva rero akagoroba karashyitse, baragenda bajya muri ya hotel bari bavuyemo. Ibyo bari bamubwiye ati ugomba kutumakinga happy kugeza bukeye kandi uzamara hano icyumweru. Jessica biramurenga ati ndabaza nde, ndavubwira nde? Bahise bamwambara amatelefone yose, ibintu byose byatuma communicatingana n'inshuti ze n'abandi bari mu gihugu byose barabimwaka. Urumva Jessica byaramugoye cyane, ariko urumva nta kindi yari gukora. Buri joro mu gitondo abo bagabo bose bakamuzenguruka uko ari 4. Ati mumbabarire nahe. Ati oya, amasezerano yacu se no yaze, amafaranga turayaguha, amadolari yose ushaka turayaguha, ariko
nawe urabizi akazi uri buze kudukorera. Urumva yaryamanye n'abo bagabo bamutesha umutwe, bamumwesha ibiyobyabwenge, bamushyiramo ibintu biteye ubwoba. Umwana aba traumatize biramurenga, aravuga noneho ndajya hehe. Urumva nyine yari yangiritse bihagije. Umwana w'umukobwa Jessica yarangiritse atangira kwicuza. Icyumweru siwe warose kirangira cyo gusubira iwabo, baramufashe bamusubiza ibyangombwa bye, telefone ze. Umwana w'umukobwa arataha. Mbaza ngo yatashye ameze ati. Jessica yari mu gahinda ababaye, ariko urabyumva nk'umu content creator, nk'umu social media influencer, ntabwo ibyo ngibyo yari kubibwira Abakobwa yasize iwabo. Yaratashye ati wow, I had fans, twarakinnye, twumva natembereye ahantu heza, byari byiza, n'amafaranga arayabereka, ariko mu by'ukuri ntacyo yari akimaze kuri we, kuko 1/2 cy'amafaranga yagiye kwa muganga arayivuzamo. Reka rero ubuzima bumucanga, ababara ahantu hose. Urumva abo bagabo 4 icyumweru cyose Jessica ntago yarashoboye. Nibwo rero yageze mu gihugu cye. Mu gitondo abakiriya bamuvugisha, abafana be bamuvugisha, ati meze neza, I'm cool, I'm fine, arimo ara pretending ariko imbere ari kubabara. Nibwo rero yafashe umwanzuro yo gushaka umuganga ushobora kumufasha, kuko yarameze nk'uwabaye depressed. Ubuzima ndabona ngenda ariko muri je ndi gishushungwa, nta kintu mfite, ndumva ndi empty mu mutwe wanjye. Urumva nta kintu yaragikora ngo bikunde. Amafaranga yose yavanye hanze 1/2 yagitwaye kwa muganga ari kwivuza. Ayandi aguramo akamodoka kugira ngo azajye akagendamo, nabyo yabikoze kuko yarabonye umubiri utangiye kumugora, adashobora kugenda, abantu bashobora kumwibazaho. Rero yamaze ukwezi kose yivuza kwa muganga. Reka rero ahindura ibitaro ajya mu bya privé. Akigerayo rero umuntu yakendirwa n'umukobwa mwiza, umukobwa wakira abantu neza cyane. Akimubona, akimukubita amaso aravuga uyu nguyu ni yabari Jamirara. Aramureba, aramwitegereza cyane, ahita yibuka, asubiza amaso inyuma, ahita ajya muri kaminuza, aravuga uyu ni Jamira rwose, inseko niye, ndabona ari Jamira. Biramurenga ati se ndiruka ndajya hehe. Kobwa yasinye kuri rwa rupapuro ashyiraho amazina ye, ateraho kashe ati Dr. Jamira. Oh my goodness. Jessica biramurenga ati Jamira ni wowe? Ati wowe tuziranye he? Ati Jamira ninjye Jessica. Biramurenga ati oya, Jessica twiganye kaminuza. Ati ni njyewe. Ati ntago bishoboka. Jessica biramurenga, Jamira biramurenga. Ati ni wowe wishyize muri ubuzima bumeze gutya? Ati nukuri ni njyewe. Ati byagenze gute? Aricara amubwira story zose, amubwira ukuntu yagiye hanze agahura n'abagome, amubwira uburyo yahuye n'ubuzima bukakaye, amubwira byose, amabanga yose arayamubwira. Jamira aricara ati Jessica kuki wabidukora? Amubera umuganga wa hafi, aramufasha ati rero uzajya uza hano nyuma y'icyumweru turebe ko hari icyakorwa, kuko yari yaramaze kugira ama infection, yari yaramaze kugira uburwayi bukomeye bwatumaga ba depressed. Akajya senga ati Mana yanjye, ndasaba aba bana babona ubuzima mbamo ntibazamenye uwo ndiwe, kuko barira baniyahura. Akaza imbere agapretending, ariko mu by'ukuri muri we atishimye, kugira ngo ashimishe abafana, ashimishe abamureba, ashimishe abamukunda, ariko imbere yarashize, yararize. Nibwo rero yamwandikiye ibiryo agomba kuzajya arya. Rero uzajya ahantu bacuruza ibiryo bitandukanye, amoko yose, ibyo hanze, ibyo mu Rwanda, donc bafite menu ku buryo ushobora kugenda ukamenya ibiryo ushobora kurya bitewe n'uburwayi ufite, kandi bakagufasha kugira ngo bifashe abarwayi n'abandi batandukanye. Akimugeraho ati uyu ni yabari Judith? Ati niwe. Ati wowe nkuzihe? Ati tuziranye muri kaminuza. Ati se ko ntakunzi neza? Urumva Jessica yari yarahindutse ku buryo umuntu wese yamubonaga namenye ko ari we. Yari shyizeho fresh air, yarahindutse, yarabaye umuzungu, wamubona ati uyu mukobwa we are not at the same level. Nibwo rero yakoranyije za nshuti ze 3 bahurira ahantu hamwe, ababwira ubuzima bwe tape, ababwira ubuzima yanyuzemo bubi cyane, ariko ko nubundi nta kintu bimaze, ari fake life yerekanaga, ari ubuzima bubi yerekanaga. Ati murabizi kugira mbe muri ubu buzima n'ababyeyi buriya ngira, cyagiye narababeshyaga, nabaga kwa uncle, niwe wankundaga, niwe wanyitagaho buri kimwe cyose, ariko maze kubona kwirirwa njya kwa uncle, mbivamo njya kwibera muri ghetto, nishakira inzu, ariko byose byabaye ubusa kugira ngo shimisha abafana. None dore ubuzima bwanjye
bwanjye ubu ngubu ndi kwibaza niba nzanabyara, ndi kwibaza niba nzongera kugira urukundo, narazinutswe, nanze umugabo, nanze ikintu na kimwe mu buzima bwanjye. Iyo ngenda mbameze nka empty vessel, mbameze nk'ikintu cy'ikidebe kigenda nta kintu mfite. Ati humura, baramukansaringa bamubwira amagambo amuhumuriza ati tuza, uzabaho, turagufite, turi inshuti zawe kandi ntuzababare. Ubuzima bwa Jessica bugenda gutyo. Atangira ati fake life. Nibwo yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze ati ntabwo nzongera kwiyerekana mu ishusho itari yanjye. Abafana bose barumirwa. Arangije afata umwanzuro wo kujya kuri social media, atangira kugira inama abana b'abakobwa ati mwabana mwe muzirinde ibyo mubona, ibyo tubereka rimwe na rimwe biba bihabanye nabo turibo. Birabarenga, batangira kumva koko ubuzima bushobora guhinduka, ariko iyo utabyitwayemo neza bushobora kuguhitana. Ngayo nguko rero, ese fake life nawe siyo waba urimo? Fake life siyo waba urimo ushaka kwemeza inshuti zawe, abo mwakuranye, abageze kure, ukifuza ko wagera kure nkabo, ariko mu buzima bubi bugoye butishimirwa na buri mwe wese? Wakoze kureba iyi video cyangwa se kumva ubu butumwa bw'iyi nkuru. Ndi Ntagaradekin, mbifurije guhaha mukaronka. Twirinde fake life. Kanda subscribe, like, share, comment kugira tukomezanye n'ibindi biganiro.